so bivuze ngo kugira ngo nkunde ni umwanya naguhaye. none ikindi cyandangije cyo muri kontra handitsemo ko ibintu byose ubyemerewe kunyifuza kugira ute kandi simuhakanire. Atangaje man. Can you imagine ko utigeze unyereka irari, utigeze unyereka discipline nke, n'umunsi wa nyuma biba wari urimo kunsaba niba mbyemera cyangwa nabyemera, kandi ubyemerewe ubishaka, naba mbikoze nabishaka cyangwa mbishaka nari kubikora ko byo biri muri kontra. Ariko uzagume gutyo nyine kuko umeze gutyo umugabo w'inzozi z'abakobwa bose. Thank you. Anyway, Nyambo, cyane nagukunze bya nyabyo. Nuko wenda amahirwe make yanjye nakubonye imbere nk'uko ugeze kubimbwira ngo kugita njye waje imbere nanagusohora, ariko nakunze bya nyabyo. And then kandi uwo nkunda ndamwuba nsinyakuye uwo nkunda ntugambere hebuze. Umubwiriza aravuga ati ubusa gusa nta kamaro, byose ni ubusa, ibyo umuntu agokera byose ukuri mu isi bimumarira iki? Abo ku ngoma imwe barashira hakaza abo ku yindi, ariko isi ihora iteka. Izuba naryo rirarasa rikarenga rikihutira gusubira aho rirasira. Umuyaga uhuha werekera ikusi ugahindukira ikasikazi, uhora unyuranamo mu rugendo rwawo kandi ugaruka kuzenguruka mu nzira zawo. Inzuzi zose zisuka mu nyanja, nyamara inyanja ntiyuzura. Aho inzuzi zinyura niho zisubira kunyura. Ibintu byose bifite umuruho mwinshi utavugwa. Ijisho ntirihaga kurora, n'amatwi ntarambirwa kumva. Ibyo ibyahoze nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Nta cyandutse mu isi y'ijuru. Mbese hari ikintu kivugwa ngo dore iki ni inzaduka? Nacyo cyahozeho kera mu bihe byari imbere yacu. Ibyo mbere ntibicyubakwa, n'ibizaza hanyuma nabyo abazakurikiraho ntibazabyibuka. Ni nuko twinjiye mu kiganiro cyacu. Mwiyangane ntago ndi umusomyi mwiza, ariko icyo nashakaga ni ukugira ngo dutangirane tuvuga ngo byose ni ubusabusa. Ngo haye ikaze muri iki kiganiro, ni Gasege umuze ku ngomane ntawangwa na bose. Nk'ibisanzwe reba ko wakoze subscribe nimba utarayikuzuye kure kugira ngo dukomeze tubane mu kiganiro, tubana ku kantu ku kandi, twungurana ibitekerezo. Nta kiganiro na kimwe cyagucitse, kubera yuko ibi byose biba bifite impamvu yabyo. Impamvu dutangije ibi ngibi, ijambo ry'Imana riri mu mubwiriza ritubwiye yuko ibintu byose ari ubusa, ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Batubwiyemo amagambo akomeye cyane, ngo amatwi yacu ntajya arurira kumva kandi n'amaso yacu ntazarurira kureba, ngo nta kintu kigeze kiba mu isi kitunguranye aka kanya. Ibyo tubona na kera byahozeho. Ibyo bishatse kuvuga iki? Na kera hahozeho abagabo b'abakire bazaga bagatwara abagore b'abandi, maze abo bagore nabo bakagenda bishimye bitewe n'uko ubuzima bwari barimo bwari bubagoye. Ese mutekereza yuko ibi bintu Nyambo yaba yarakoze byaba birimo ubwenge bukomeye? Nta bwenge bwaba burimo, kubera yuko ibi ni ikizira imbere y'Uwiteka, kubera yuko yirukanze ku mafaranga, ariko amafaranga kuyiruka ni ngo kwiruka inyuma y'umuyaga. Niko umubwiriza yavuze ngo byose ni ubusabusa. Utekereza ko nimba bavuze yuko aho ikintu cyose cyanyuze kizongera kikanyura, ngo izuba rihera iburasirazuba ariko rikarengera iburengerazuba, ariko ejo rikongera rigaturuka iburasirazuba, bivuze ngo rizenguruka mu nzira zayo, ngo umuyaga uhuha utuvuka ikusi ukagikasikaze. Ariko mwese ntabwo mutekereza yuko umuyaga wongera guhindukira ugasubira muri za nzira zawo kwizengurukaho. Umwanditsi umwe hano mu Rwanda yaranditse ngo ubuzima ni nk'inzoka yirumye umurizo, kuko ngo watangiriye ngo niho usoreza. Bivuze gusobora guhera ku bukene ukazasoza uri mu bukene.
watangirana ubukire n'ubundi ukazasaza uri mu bukire, bitewe n'uko inzira zacu tunyuramo zigenda zinyuranyuramo. Bivuga yuko aho watangiriye ubuzima ni naho uzabusoreza. Umuntu utangira akambakamba ku isi yicaye adahagurutswa, aterurwa agaterekwa ahandi hantu, aho hantu bamutetse ntayikure. N'ubundi niko ubuzima buzamugenza iyo amaze kugera mu zabukuru, aba ari hahandi hamwe gusa, akava bakamujyana ku kazuba bakamukuraho kabaye kenshi, imvura yagwa bakamukuraho. Bityo niyo mpamvu ubuzima tubayemo ari ubuzima ntacyo buvuze. Nyamara twakagombye kuba dukora ibintu byinshi cyane kugira ngo twegerane n'umuremyi, ariko ibintu byose byagiye bitubuza umuremyi. Mutekereza ko ubuzima bwiza umuntu abayemo bwo kuba arya icyo ashaka, anywa icyo ashaka, arira ku gihe, abona ibyo buri kintu cyose ashaka, imyambaro akayibona, ibihenze byose akaba ari we bibarizwaho. Ariko ibyo byose abantu iyo tubirebesha amaso turabishima, ariko nyamara ntabwo aba ari byo byiza. Ibyiza ni uko ahubwo twanezezwa n'ubuzima buke turimo burimo amahoro. Ubundi amahoro nk'uko mbora mbivuga, amahoro nta kindi kintu gishobora kugura amahoro, kubera yuko umuhanga yaravuze ngo iyo ushaka amahoro utegura intambara. Bivuze ngo nta ntambara amahoro ntiyaboneka. Ariko rimwe na rimwe benshi cyane barwana intambara nabi, maze bityo bigasanga izo ntambara bazitsinzwe. Ni ukubera yuko intambara yabo barwanya intambara itari ngombwa. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo yuko ubunyambo uburwanya ubukene n'intambara y'ubukene yari arimo, yakagombye kuba yarakoresheje amahoro bigakunda. Umuntu ahera acuruza igi rimwe bikarangira afite iduka ryuzuye amagi yose, aho ugasanga nyuma yaho, nyuma y'iryo duka, ugasanga agize uruganda rw'amagi. Ibyo ni ibintu bisanzwe, twagiye twumva ubuhamya bwinshi bw'abantu benshi cyane bagiye bahera ku kintu gitoya maze bakagera ku kinini. Ubajije aba batunzi dufite mu gihugu cyacu nabwo bakubwira yuko ibyo bahereyeho byari bikeya. Urugero, akarere kamwe ka Nyamasheke kabamo icyayi cyinshi cyane. Hari umugabo umwe watubwiye yuko yatangiye ari umusoromyi w'icyayi cyangwa akibagara, biza kurangira bamugira kabita. Nyuma yo kuba kabita akajya agura ibiro by'icyayi akabishyira ku kindi gipande. Nyuma yaho kugeza ubu ngubu mbabwira, ababa babizi, amateka bayazi, ni umugabo umwe mu bakire bari mu murenge. Ni umwe mu bagabo baguze imodoka bwa mbere muri uwo murenge, bakagura imodoka nini cyane yitwa Fuso. Ni uwo mugabo ukora ubucuruzi bwambukiranye intara, uvana imbaho muri aho mu karere ka Nyamasheke azizana muri Kigali. Bivuze ngo umuntu ahera ku kuntu busabusa, bikaba busabusa bukazabyara ikintu kinini. Ariko iyo ushatse gusingira ugufate cya kindi kinini, aho ubusa usanga uri kuruhira ubusa, ugasanga icyo kintu ntabwo kintu kikumariye. Niyo mpamvu buryo ibintu byose ukoze ujye ugishyiramo ubwenge. Urugero, Nyambari bamuhaye gutekereza, ariko hari umuntu uri kumushuka. Mu buzima bwacu bwa buri munsi tugira inshuti 3 cyangwa inshuti 2 zitugenda buri munsi. Hari kwereka amakosa yawe, iyo niyo inshuti nziza. Ariko hari n'inshuti biza ikubeshya mu makosa yawe, ikayagaragaza ko amakosa ari ikintu cyanya cyo wakagombye kubukora. Nk'urugero, ugasanga umuntu akoze ikintu kibi, ariko inshuti ikamuga ati nta bundi buryo wari ufite bwo kuba wagikora, nta mahitamo wari ufite. Umuntu buri iteka ryose ahorana amahitamo yiwe. Waba ugiye gukora ikintu cyiza, uba ufite andi mahitamo yo kuba wari no gukora n'icyo kibi. Waba ufite kuba wakoze kibi, wari ufite n'andi mahirwe yo kuba wakora iki kintu cyiza. Bivuze ngo rero mu biganza byacu nk'uko ari bibiri, bihoramwo amahirwe 2 ndetse n'amahitamo 2. Nta muntu ugira amahitamo arenze 2. Niyo mpamvu uzumva benshi bavuze ngo nidakunda turafata plan B. Ni ukubera yuko iteka ryose buri muntu wese agira imipanga 2, akavuga ngo ibi nibidakunda nzagerageza n'ibi. Nimba ubucuruzi budakunze, nzagenda nkora akazi k'abandi. Nimba gukora akazi k'abandi bidakunze, nzagenda nikorere ku giti cyanjye. Nimba kutikora ku giti cyanjye, nta kindi kintu uba ufite. Ngiye kwiga, ariko nibyanga nzajya gukorera amafaranga. Nyuma yuko no kwiga byanze no gukora amafaranga bikanga, nta mahitamo yandi uba usigaye, ni ukwicara hamwe ubuzima bukakubona. Sinzi niba kakano muri kukumva. Burya iteka ryose umuntu iteka no kurinda ibyiwe bigimusaba kubundi bwenge. Mu rugamba nsaba ari kurwana rwo kugira ngo yongere kubona amafaranga, batangiye kujya bimugora cyane bitewe n'utwo yari afite, batangiye kujya badugira amajanja. Uyu Kayobe ari umuntu twari twubashye cyane mwishansiye, ariko byatangiye kuba agaragaza ubugegera bwinshi cyane n'ubugisacakura. Ibi bishatse kuvuga ngo ubundi muri sosiyete muri 3 haba harimo umwe w'igisambo. Ahantu hose uzagenda, jya umenya ko umuntu muri kugendana nawe ubwawe yaguhemukira. Ugusubiza hasi ntago aturuka kure, ahubwo ugusubiza hasi aba kuri mu nzu yawe, niko bakunda kuvuga. Niyo mpamvu ngo kugambanira gutura kuba kubamo enemy vine. Iryo jambo iyo barivuze ubundi bawumva umwanzi mubana mu nzu. Ariko iteka ryose burya nduka wumva kubana n'abanza, ahubwo ujye ubana ufite amakenga. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo umunyamakenga ngo iyo abonye ibibi bije arabisinga arabyitaza, ngo ariko utari umunyamakenga ubwo w'igicucu aragenda akabigwamo.
sinzi nimba aka kantu mukumvishije. Bobo mu byishimo bikomeye cyane, tutazi neza icyihishe inyuma, kubera yuko umukobwa yari yamaze kumukanga yuko yamaze kwibona undi musore kandi bari muri gutegura ubukwe. Ubuzima bwacu mudebe ubu urukundo murugereranye n'umurima. Iyo utarabona umuntu aba imbere yawe aba ari nk'igisambu. Nyuma iyo utangiye kubona umuntu aguciye mu maso rimwe kabiri, utangiye gufata umupira ukajya gutemura igisambu ukagikuramo amahwa byose birimo ugatemura. Nyuma yaho iyo mutangiye kuvugana cyane cyane muvugana cyane, kodi za hato na hato babyita kurima. Niyo mpamvu uzumva umuntu avuze ngo ari kurahinga. Impamvu ni uko urukundo rugereranywa n'umurima. Iyo amaze guhinga aratabira akarimurura byose, yamara kubikora agatera imbuto. Za mbuto rero ubu ngubu icyo yari ari gukora mu murima wiwe yari ari kurima, ariko nyuma yo kurima acika intege, ahingiraho urwiri rutangira rumutanga kumera. Nibyo byaje mu rukundo rwe, ashaka kurya imbuto zitarera. Yashatse kurya imbuto arizo yakagombye kuba afumbira. Icyo sinzi nimba nimushatse kucyumva. Ni nayo mpamvu byamugoye. Iyo usohoye imbuto ugiye kuzitera, umuntu umwe akaza akazirya, bivuze yuko za mbuto ntabwo uzazibona umusaruro wazo. Iyo uziteye zatangira kuzamuka, tuvuge ni igisheke cyangwa tuvuge ni igitoki, maze ukagisarura kitarera, bivuze ngo wa musaruro wacyo mwiza cyane, hahandi wakirya kimeze neza kiryoshye, ntabyo uba ucyumva kubera ko uba ari imbuto mbere. Abenshi nk'abo ngabo bakunda kuba bafite n'ikibazo cy'inzara. Sinzi nimba muri kukumva neza. Ni ukuvuga ngo Bobo yashatse kurya imbuto atarayihinga. Bivuze ngo rero ni nayo mpamvu yagize umwuma mwinshi cyane, bitewe n'uko icyari kumurengera nyuma yari yamaze kukizibira. Ni nayo mpamvu imbuto yari yishakiye umurimo ujya guterwamo. Ariko nk'uko kujya gushaka ntabwo yari irabona umurimo ijyamo, ahubwo imbuto yagarutse kwa nyiraye. Ntabwo tubizi neza nimba uno musaza atayiga ibyo yijeje umukobwa ari byo, ariko icyo yari yabwiye umuhungu ko atazi gutereta, twabibonye neza ko kuko umuhungu atarazi gutereta bitewe n'uko atafite amagambo meza. Reka mbabwire, umukobwa ntakurura n'isura cyangwa n'ibyo utunze, ahubwo umukobwa akururwa n'amagambo umubwira. Mu gihe umusore akururwa n'ibyo abona, mu gihe igitsina gore gikururwa n'ibyo cyumva. Ako kantu nizere ko nako mukumvishije. Ntugahereze umugore cyane cyane umuhereza ibintu bihenze, ahubwo ujye umubwira amagambo, kubera ko magambo ahubwo azatuma wowe aguha ibyo bihenze. Sinzi nimba ako kantu nako mukumvishije. Muri iki kiganiro ntabwo dushaka kukiza kuba kirekire, ariko icyo nshaka kubabwira yuko mu buzima bwa buri munsi ntugahereze umuntu ibintu bihenze, ahubwo wowe wakagombye kuba umubwira akumva n'amarangamutima kurimo, kubera yuko abantu benshi cyane bikundira ukuri kuruta uko wamuhata ibyo bintu. Ni nansurije iki kiganiro. Nimba utarakoze subscribe yikore kugira ngo uzabone n'ikindi kiganiro cy'ubutaha. Iyi yari The Contract. Imana ibaho umugisha, ikomeze bane namwe muherereye hose. Ciao ciao.